Muri ubu bukangurambaga abamotari bagaragaje ibibazo yugarije mu mikorere yabo ndetse banagaragaza uburyo biteguye gutanga umusanzu mu kubungabunga umutekano wo mu muhanda banakora mu buryo bunoze. Urumva harimo akajagari gakabije cyane kubera nta buyobozi bwa koperative ubu dufite. Umuntu arava kuragira inka akaza mu muhanda, umushumba yabona inka zifite ubwatsi agatora moto ayibonye akaza mu muhanda itagira silence, itagira autorisation. Niyo banamugonze kubera nta byangombwa afite, wariruka akayita moto kavuga ngo umumotari bamugonze ariruka. Kandi leta ikomeze tubere umubyeyi ibidufashemo vuba. Izo nyeshambu urebye nimba twarakoraga turi igihumbi muri uyu mujyi wa Musanze, ubu byabaye nk'ibihumbi 3. Tukaba twifuza ko natwe baduha ubuyobozi, leta ikaje ibahemba ndetse n'abasekirite bashinzwe umutekano ikabashiraho akaba ari bihembera, noneho tukabasha gukorera amafaranga tukiteza imbere. Haba ku manywa haba na nijoro tuzaba makuru ndetse nabo bazabona ko turi gukorana nabo 100%. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent Alexis Ndayisenga yavuze ko biteguye gufasha abamotari kurushaho kunoza imikorere bagira n'icyo babasaba urushaho kubungabunga umutekano wo mu muhanda. Cyane cyane nk'ibibazo by'umutekano wo mu muhanda nabo ubwo barivugira yuko hari icyo koperative zafashaga. Ni nayo mpamvu tuba twabahamagaye kugira ngo n'ibyo bibazo bihari babitubwire, tujye inama yuko twakemura bimwe mu bibazo barimo bagaragaza, ariko hatekerezwa uburyo hanozwa noneho uko hajyaho inzego zishobora gukora neza bishimiye. Muri ubu bukangurambaga bwariwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent Francis Muheto, abamotari basabwe gukora neza birinda akajagari, by'umwihariko barwanya bitwa inyeshyamba batwara badafite uburenganzira bwo gutwara ibinyabiziga. Ikindi kandi hagaragajwe ko impanuka zigenda ziyongera, abamotari bakaba bigiramo uruhare cyane cyane kubera ko banywa inzoga ndetse abandi bakaba batwara ibiyobyabwenge bakaba bahunga inzego z'umutekano. Dushyimeje Dofisi mu karere ka Musanze.